munyatugura nga munyatu iryoshye nk'umugore wundi Yesu ega wakima nk'aya masaha iki cyo kunywa ndi kuvuga ariko Suko nuko suko uze kweri boy ubu umuntu utari kumwe ari kumva bimeze aba sinzi ko umuntu rero akira nawe nkusomye ndabona ndeba icyoroshye ugize ngo akira umuntu rwose yakira akatabasha kwigurira ndengera mu gihe biki akira wiyicarira ariko kuma bivuga umuntu bamuha akatabasha kwigurira wakimeze sa ndavuga icyo cyo cyo kunywa cyo bakiduza tugasome buri muntu wumva agishaka bakimuhe nawe undi ugishaka ngo bakimuhe ariko wowe uragifite da ni icyo kunywa ndi nawe kuvuga ntakibona bamugana ntundorera ntundorera kimuhaye kamufashe ubundi byakunanira Yesu baba we tunesha mukanda nawe nagaruza umufungo mfungure tuza gake wa mugana zikahane itonde gake ugize ngo mugomba kuba mushaka kuvunagurana amavi mwa bantu mwe ugize ngo baba we wikora uragira uzi ko abagabo ndabakubitira uraborega no muri ahandi no murashaka siga ahantu oya izina rya Yesu ahantu gukora w'inga y'inzungu Yesu inka y'inzungu yuzuje ubuziranenge uramenye yafuretse yabari iki uretse nyine yamuze wega sake ariko ubu ngubu kuri iyi nyanja iri hano waje kumara ikibazo kaze run nawe nyine metero mu gufura Yesu what kandi musore hari ahantu ushaka kujya mu kanya musira bayo ese ikiro bakuze ikiro mabuja nawe arambara abafite udusitire tw'inka subaka kambera kandi umwambaye naha abajama bose bakajya bandeba tu ugize ngo kabisa kudu twose nanjye natubonanye abandi bakobwa shaka what sundi agafura iki ko mbona kaba gakeye n'ubundi mabuja ni ukwiyemera n'ubundi yumvishe none yanyirukana mabuja nawe abifurisha bigikeye ndebere do kandi ukankwiye ugize ngo sundi wa mugani wakambarara kandi kanambera tu zibagashize wajyanisha twagiye kubatizwa twambaye kera ukuntu nabatisha nafite ariko amahirwe kado sigana isuzugura Yesu ndashaka kugira ngo umbwire amafaranga nawe murimo uhita utaha what ntabwo byari mabuja nta kwambarana n'umukozi Yesu nashaka yajyana 1040 ubundi se nahebye bikeya undi yaranyambuye nawe wayajyana ugize ngo nabi kamufuriye noneho ndebe nafure na Kampala narafuze baremera nankaswe wowe yewe yifura bavuga ngo urenge utahe ninkashyira ku mucyo mabuja cyo nzi cyo rwose urahita wemera kandi urahita unanyongeza nta nubwo nanataha undi se nagusiga nkajya he what kumemba neza nubwo utarayama oya mabuja amafaranga y'iki gihe nari si amafaranga yanjye guhemba mabuja ntabwo ariyo nari ndi kubwira ntabwo waraye ikariso navuze se kariya sheri waje kumara iki hano nshaka amafaranga yakorera rero nzajya nguhembera ibyo mabuja agiye buranda nakwemera yenda kwemera rwose amafaranga umemba uziko ari ubwa mbere nayenga amafaranga 20,000 what abandi bamembaga 10 naragiye inka ya Nyagatare bamara 5 what bimeze bite se
ndabona wankeshereza agasiye neza. mabuja agiye ko gufura ari ibintu buriya nuko batwimye select kubundi ibingibi narabikoraga ugize ngo ibi ni ibintu nakoraga cyane. None ko nshaka se kugira ngo nansigire n'amavuta nkareba ko uzi gusiga neza amavuta. Yesu Amavuta maze giye nakoze no muri massage. Bira bya massage. Ijya unsigi nkwereka ahantu usigira. None reka nkwereke. Bira bintu bita ngo ni massage. Ubundi ni bino bise massage. Babyuhiriza muri massage iyo umuntu ari gukora nyine umubiri ugenda neza bigenda nka massage. Uzi ibintu nshaka gukorera ndashaka gukongeza ivumbi icumi. ugize ngo Mabuja ntabwo nkorera akazi neza. ko ari igihe wivumbura ukawuranutse. Kuba wankoreye amakosa ukamfura ikariso ukayipfubya. Yesu Ejo bundi uzi ukuntu nazikeshe ziriya z'imyeru. Kuba yambaye ngasanga na mikizinga. Ihe ntuzi ubwo nyine nana nayanitse habi ariko ubundi rwose pe ntakubeshya. Ubundi niba ari ikintu bita gufura. Gufura jewe gufura simbizi ku myenda yanjye ariko iyo abandi yo ndayikesha kugira bambebe. Usanga sitekara n'umwe. Ngo iki amazi maze arigenda nayo ngo ngi Yesu uramusubira ubundi amazi bitanyama kubera ko akaba ari keza cyane. Yego se. Mabuja uzaka kagufiro. Ejo ndi hamwe na mupiti wa Kamara. Kagufiro ndavuga na kagufiro wazaga Mabuja akazajya kagenda yakambaye. Kakubera pe. Nubwo tutakambarana ariko pe sinje kukubesha ari mba nkubona nkabona nini. Ngo niba ari gitomati, ngo gitomati cyangwa isukari majyane. Nawe ubizi. Message ndayohereza pe. Mbone yabaye umwe. Oya n'amazi umbwire nyazane wayanywa pe. Nyikuramo. Ya makariso yandi ari hariya wayafuzeyo. Yesu Kariso nini nayanditse ku mugozi ndaje nyakwereka. Imyeru. Imyeru. Nizera ko nabona mizinga yongera kuzamo. Mizinga. Nafashe vimu nyakubita mu cyakizinga cyari kiri ku ruhande. ugize ngo Ejo bundi boss wawe yarangije. Nzi ko ndi mutahe. Swari wari utashe habuze gake. Mabuja ntashye nkakubura. None rwaye nzimira nkora amezi nk'atanu. Mbabarire. Nakunda bikubwira mu kanya cyo Nanjye gukorera. niba ari akadogo nakoresheje hano ariko ni wowe nemeye mu buzima. Oya ndaje.